n'undi ninde nawe haguruka ndeba mufite mudahaguruka ariko bagiye muvuga muhagurutse icara nimurambirwa no kwicara nta nubwo mwumva uburemere bwabyo umuntu agahagarika project igahagarara yagombaga kuramira abantu ibihumbi bikaba biri nomo ni ibintu bisanzwe wa musore nibagiwe then ugakomeza. Your Excellency, turakora implementation plan igaragaza inshingano za buri wese ku buryo tuzabikurikirana igihe tuzongera guhura tuzaba tureba aho tugeze atari ukongera gusubira ko maze kurambirwa n'amagambo yanyu n'amasezerano promises. Kimwe mu bintu byibasiye umunsi ku wundi hari n'ibyo mbona ku social media abaturage batakamba nka telefona abayobozi biba bireba nkabaza mwabibonye bimwe nkabohereza nkabakopinga nkabaha nkabaza mwari mubizi baza kambwira ngo ntabyo yarazi kandi biri mu karere urimo biri mu murenge urimo cyangwa ukwiriye kuba ukurikirana kugera mu nshingano zawe mukurikirana ibyo mukurikirana mu bikurikirana ryari Minisita. Excellency, twiyemeje ko tugiye gushyiraho gahunda yo gukurikirana ryari ubu imyaka ingahe ubu ndiho mbasubiriramo ubu mvaha gusa nizeye kubera ko mwabivuze ko bigiye guhinduka experience y'imyaka 10, 15, 20 ibi ngibi biganirwa bitahinduka ubu byizera uyu munsi gusa kubera ko mubivuze. Hanyuma bakurikiranwa gute bisanzwe umuntu atujuje ibyo akwiye kubakora bigenda gute? No guhera no kuri wowe ubu ninsanga ibyo umbwira uko mu promise ugiye kubikora mutarabikoze bizagenda gute? Kwiye gushyiraho measures zikurikirana abantu ariko ibyo nabyo ntimuzazibishyiraho kubera muri ya mico mibi mugira. Erega n'umuntu akora ikibi mukireba musa nkaho nta sinzi kabisa ariko byaba muco bikaba muri wese n'ikibi gikorwa abantu bakireba hagira uvuga ati sigaho. Nta utinyuka kubwira umuntu ukora ikibi ati sigaho. Ubu nirwa buri munsi ku wundi nirwa mbaza byagenze gutya umuntu yagize yabyangije kuko ntiyaribagiwe cyangwa ntiyabikoze cyangwa yabikoze nabi cyangwa okay hashize igihe kingana iki ukambwira hashize amezi 6 cyangwa hashize umwaka cyangwa hashize 2 hari bimara n'5 nkabaza wewe wabimenye hashize igihe kingana iki? Ati kuko gatangira ntansubize n'igihe akambwira gusa ngo kuko twaratinze ntabwo nsubize ibyo nakubazaga umaze igihe kingana iki ibi bintu bizi wakoze iki? Usanga yarabizi hashize amezi abizi hashize ibyumweru abizi ariko nta kintu yakoze. Haba no kuba yahamagara n'umuntu wakoze ayo makosa ngo yamubaze cyangwa mubwira ati wagize utya habe na busa akabikora kubera ko nabimubajije kubera ko nabimubwiye. Murashaka mwebwe igihugu kimeze gite? Murashaka kugikorera iki gute?
munsubije ariko mwasinziriye muhaguruke get up tavugana n'abantu basinziriye niki ibi biraherera he bizaherera he ibintu byinshi bigomba kubera ko baya mahirwe nayo aba makeya kuko ntabwo bingeraho byose nabajije ariko byagenze gute aha byagenze gute kandi nkasanga ibintu byose birahari abantu babishinzwe barazwi nabo barizi niba ari ibikoresho birahari ariko ntawagize icyo akora ubwo muri bantu ki murashaka kumera mute murashaka kumera mute mwebwe abayobozi bari hano mwasezeye se mugataha mukigeraho mushaka mukajya gukora ibyanyu mushaka gukora murakora iki muri iyo myanya n'ubu ngubu ejo bundi ngo hazaba amatora mwatangiye gutekereza icyo gihe cy'amatora nta n'ugikurikirana n'ibyo agezeho n'aho abivanye ashwe ahubwo mwasabye mukigira mu byanyu ko hari benshi bashobora kugira ibyo bakora ahandi ku giti cyabo akaba ari byo mwigiramo ukazaba uhura n'ibibazo aho ngaho wagiye abantu bahora mu bintu nk'ibi buri munsi ku wundi umunsi ku wundi icyumweru ku kindi umwaka ku wundi gute nuko mutumva ni iki n'ubwo muhagaze nabwo ntimunyumva ngira ngo mbashyire hanze muri mucaka mwirukanke kwa watu wa aina gani nyinyi muri bwoko ki muri bantu bwoko ki mwewe buri kintu cyose ni intambara ni ukusunika buri wese yitekereza ibye yikorera ibye iby'inshingano mufite muzivemo nta ubaziritse mu buyobozi aba baziritse murebe ibindi mwigiramo hagomba kuba hari abantu hanze wenda bameze nk'amwe ariko bashaka kugerageza wenda bo ntibaramenya neza ibibarangaza buri munsi ni intambara mukavuga mwewe twabisuzumye twakoze intego se buri munsi ubwo mutazikoraga ni ryari hahindutse iki mugikora intego musinya abandi ba minisitiri bari hano ntimwirirwa musinya murahira mufata ibendera mukarahira mwarangiza mukigera mu bindi bitajyanye n'ibyo mwarahiriye ushaka biri pasono byanyu bibareba ku giti cyanyu rwose mufite uburenganzira mubijyemo aho mushaka kujya ariko ntabwo mwabikorera hano mu buyobozi bw'igihugu ku rwego urwo ari rwo rwose ntabwo ibyo biri pasono ariho bikorerwa mugende mushaka aho mujya hanze mugende mubikorere iyo mufite uburenganzira ukeneye passport ushaka visa nzamufasha nzabibashakira mugende nuko muzamara no kugerayo aho mujya bakabagarura akabahambiriza akabwira ati hasi iwanyu ngira ngo nibyo mutegereje ngo babibutse ko aho mwirukira hari atari iwanyu bangahe bamaze guhambiriza se mungekuwa mmechoka kabisa mambo haya mungekuwa namwe mwarabirambiwe aho bigeze
ntabwo njye naje hano kubabyinirira kubabwira neza bimwe mumenyere uyu munsi biraba uburyo bumwe cyangwa ubundi muraguma hamwe mukora ibyo mukwiriye kuba mukora mubikore ku buryo mukwiye kuba mukora kandi muzi cyangwa murebe iyo mujya mubivemo n'uwari ufite umugambi wo kugaruka mu buyobozi kongera kwiyamamaza kwitoza mu nzego za gavumenti muhere ubu mubitekerezeho urebe niba ugarukamo kujya gukora ibyo ukwiye kubukora cyangwa se wishakira indi nzira ukajya mu bindi byawe bikunejeje kurusha ibyo mukora niko bikwiriye nta kundi namwe mwari mukwiye kuba mubirambiwe ntabwo ari igihe gusa ubirambiwe namwe mukwiye kuba mubirambiwe mwicare mukwiye kuba mubirambiwe namwe mbese murashaka kuba nk'inka abantu baragira ngo zitona umushumba yaba mwabaye abashumba baragira izo nka zindi nazo ntabwo abantu babaho nk'inka ziragirwa abantu bariragira bariyobora umutima wabo n'ubwenge bwabo bifite icyo bibaha bikwiye kuba bakurikiza mu byo bakora mwese hano Imana yaturemye kimwe mufite ubwenge mufite ubwonko mufite umutima mukwiye kuba mugeraho mukumva mugakoresha ubwenge bwanyu mugakoresha umutima wanyu mugakoresha n'ubumenyi bamwe bafite Imana bagize Imana bakabugira mukwiye kuba mubikoresha neza mu nyungu kandi inyungu z'igihugu ni inyungu zawe nawe ntawe ukorera neza igihugu ngo igihugu cyunguke wowe ngo asigare inyuma atungutse ntabwo bibaho ariko ntushobora gukorera inyungu zawe ku giti cyawe gusa hanyuma ngo igihugu cyunguke kandi cyane cyane ugakoresha inyungu cyangwa ubushobozi bw'igihugu mu nyungu zawe gusa bikwiye kugera aho bihagarara ubu umuntu yakwirwa yigisha buri munsi akirwa yigisha kurwanya corruption kurwanya ruswa mu mikorere ukirwa byigisha utabizi utazi ububi bwabyo n'indi ahubwo abakora nabi bagerageza guhindura ruswa inyungu zabo nabyo mfite ingero nyinshi nabaha kandi murazizi ndetse muzi nyinshi kundusha ibi mubona buri munsi abantu bavuga ko serivisi mu Rwanda ziri hasi zigize ahantu hose ziri hasi ku mpamvu uzajya gusaba serivisi mu nzego zitandukanye baragutinza ngo wibwire nka bya bindi bya kera wibwire ko hari ikigomba kubigobotora namwe murabifite ngira ngo ikibashuka iyo ugereranyije urwego turiho nk'u Rwanda kuri ibyo ngibyo ruri hasi kurusha urwego abandi bindi bihugu biriho byinshi ariko kuki mushaka kugereranya gutyo
kukimwigereranya n'ikibi ngo igihugu runaka cyo cya corruption yarakije iyacu ninye corruption ninye se nibiye cyangwa ushaka iki corruption ninye imerite mumbwire babizi corruption nkeya bivuze iki uko muri aha ntabwo muzi ahantu badatanga serivisi uko bikwiye murabizi ntimubizi kandi murabizi mukanabibona mukicecekera n'utayirimo n'utari muri iyo corruption akicecekera guceceka ni nko kuyiburiyirimo ni nko kuba uyirimo wowe ubwawe wiceceka ute ariko mwe even common sense na common sense irabuze ariko mwese ntimugira abavandimwe ntimugira imiryango ntimugira abo mugira ibyo bapfana nabo hari uri hano utagira umuryango cyangwa utagira mu gihugu cyacu abantu benshi imiryango yararimbutse ariko buri muntu wese ngira ngo afite umuryango ariko reka mvuge noneho ko bayifite niba uyifite uri ku kazi ugategereza ko umuntu aguha ruswa kugira ngo umuhe serivisi yashakaga if your mother shows up or your aunt or your sister or your brother or your uncle whoever would you do the same ariko ushobora gusanga mwabikora ntabwo ndi sure mushobora gusanga would you do the same to your uncle, to your sister, to your brother, to your wamutinze ukabanza ukamubwira ko electricity yagiye nta kuntu uri bukoreshe computer cyangwa whatever wabikora first of all I guess nibwira ko utabikora kuki wumva ko wabikorera sister wundi muntu cyangwa mother cyangwa father wundi muntu kuki wumva wabikora ukwiye kubikora kuki noneho rero ari wowe wumva ntacyo bitwaye wabigukorera wowe ubwawe ugiye ahandi noneho gushaka serivisi wumva ntacyo bigutwaye bagukoreye nk'ibyo ngibyo wakoreye undi muntu